piramide ni ikipe yo mu Misiri, none iyo piramide ngo yakinnye na APR. Noneho icyabaye twemwe tureba hariya hepfo, ariko icyabaye piramide niyo yatsinze ibitego byose. APR nta gitego mwigeze tsinda, ariko bayibariye ko yatsinze kimwe. Ubwo rero twafanaga piramide of course. Buri wese nyine ku isi hari amakipe menshi, ibihumbi n'ibihumbagiza, buri wese afite ikipe agomba gufana, kandi n'uburenganzira bw'umuntu. Twafanaga piramide ubwo yagishyiramo ku munota wa nyuma na nyuma, nyine mu minota ya nyuma niho piramide yagishyizemo. Ubwo yindi byakinaga nashaka kongera gusubiramo, iyo nta gitego igeze itsinda. Hari umuntu twari turi kumwe arambaza ngo ese APR ni icyo gitego yatsinze? Hano turi muri kaburimbo, hano hari video nabahaye ushize ivuga iby'imbari, nyine ahantu hose mu Rwanda imbari ni nyinshi kurenza ingana. Cyaro nyine ntoya, ariko naho nyine ibintu by'imbari byarahageze. Ubu ndimo ndataha, nagiye kureba umuntu nyine, nyura ahantu nyine mva basakuza nyine, bitaninjira nyine aho ngaho, mba barimo baravuga ibintu by'imipira, bitaninjira nyine mbona ayo makipe nyine yakiriye, ariko mpitamo imwe fana nyine uko byagenze. Yanganyije. Anyway, hano ni mu muhanda ni mu ijoro saa 2 zirenga. Ubu nta kibazo mfite, kubera yuko ni muri kaburimbo kandi ndi gutaha. Bagenda nitonze cyane kubera kaburimbo ibiganijemo ibice byinshi. Ngomba kugera mu gice cya kaburimbo kitanshyira ibibazo ku ntoza, ibibazo igice cy'abanyamaguru gutya, hari igice cy'imodoka, ubundi nkakomeza nkigendera. Anyway, ubwo rero nirase kubera no mu giturage nyine nta muntu waza ngo ashikuze telefone, ariko ntabwo nakwikora ibi ngibi nk'ahantu hari abarara nijoro. Muragenda mvloginga nyine, mvlogingisha agafone gatoya nyine kadashamaje, ariko anyway nta kibazo, kampa ishusho nyine iringaniye ko mbishaka, cyangwa se ko mashaka gupostinga nyine ishusho yako nyine ibibaye. Uyu munsi mu kwa gatandatu samedi, ejo ni dimanche, ariko mu cyaro nyine ntabwo hameze mu mujyi nyine, kugira ngo iminsi yose imeze kimwe. Kereka nyine nkatwe tureba kalendari iminsi uko itandukana, ariko abantu bayo iminsi yose iba imeze kimwe. Rero iyo watuye utangira gutekereza yuko iminsi nyine yose imeze kimwe, kubera ntabwo ari nko mu mujyi, aho kuwa gatanu no kuwa gatandatu wenda haba hari ibirori. Mu mijyi bagira ibirori byinshi, cyane cyane mu bintu by'ama weekend haba hari ibirori.
hano rero Miss tuyifata nk'aho ari hano ni umuhanda ni umuhanda nazana umuhanda ari jyenyine none éclairage wow, here I am. Ikibazo umbwira nyine. Mu gihe n'abantu benshi bari mu muhanda baba ngomba ku-enjoyinga kubera yuko ntanga imisoro. Umuhanda rero ngomba ku-enjoyinga muri angere zose, cyane cyane pfa kuba nta bantu barimo. Wow, hano ni mu Rwanda mu majyepfo i Butare. Kubera muri weekend nta kazi mafite nga natembereye ahantu hatari kure cyane mu mujyi, hatari kure cyane y'iwanjye. Guys, ibintu byo gupostinga kuri YouTube rimwe na rimwe bisaba passion cyangwa kwihangana, kubera yuko cyangwa rimwe mukaba bikunda ababeshyi ugomba kuba bikunda. Hari abantu bari kunyuraho tuziranye ariko nta kibazo bagenda kuri moto nyine, nabo turagenda n'amaguru, bagenda kuri moto turagenda n'amaguru. Niyo mwagenda mukagerayo mbere ariko ntabwo bivuze ko mugeze mu ijuru. Natwe igihe tuzira turagerayo ntaribi. Ibyo nta kibazo. Salamu. Ahantu bakerewe gutaha nkanye barari benshi umuhanda. Niyo mubabwira yuko ibintu byo gukora amavideo ugapostinga kuri YouTube rimwe na rimwe bisaba kwihangana ndetse no kudacika intege ndetse no kubikunda, no kubeshya no kubikunda, kubera yuko niyo nkunda ibintu by'amafoto, ni ibintu by'amashusho no kuva kera kundaga clip, ibintu by'amaclip niyo yari passion yanjye. Ngeze ahantu itara ryapfuye ngaricume gatoya, njye ku rindi tara ry'umuntu. Okay, noneho ndimo kugenda ngaragara neza, hari inyuma ntabwo nagaragaraga neza. Okay, nayo mabwira ko ibintu byo gupostinga amafoto n'amashusho kuri YouTube bisaba ko wawe wihangana, kubera yuko nabeshye bitaba ari ibyo ngibyo nabaye nk'abandi baturage bose batazi na YouTube icyo ari cyo. Ariko kubera umuhati, kubera unamashusho nkunda kuvloginga meza nshyiraho wenda ntawamenya igihe kizaza wasanga ni na memories zanjye, kubera ko iyo imyaka igenda ishira umuntu agenda asaza. Umwaka umwe uvuyeho n'undi ukavaho ugenda usaza. Ariko iyo wabitse amashusho nk'aya ngaya ukavuga uti wenda muri 2024 byameze gutya, 2025 byameze gutya, umwana wawe azavuka
akazareba amashusho yawe cyangwa ukazajya wireba, kubera yuko hari igihe umuntu yifotora na telefone noneho amafoto yayabika telefone ikajya nk'ikibazo bakayiba, cyangwa se wayashyira kuri imeri ikagenda gute kwibagirwa imeri, ibintu nk'ibyo biba. Ariko kuri YouTube nta bavuga ko internet itibagirwa, the internet never forgets. So that's why I should upload many videos as much as I can. Alright. Ku bantu rero cyahoze cyo ndabashimiye audience bafite uko yangana kose, yaba nyinshi yaba nkeya, ugomba nyine ibintu byose mu buzima birashoboka nyine, gusa nyine icya mbere ni ukudacika intege no gukomeza ugatera intambwe. Yenda buzaza muzajya mukomeza muze, guys. Ari nzimanye ntabwo ari ukuzima, yari yuzuye, telefone yari yuzuye. Ngomba gukorosinga umuhanda. Hari indirimbo njya numva ijyanye no gukorosinga umuhanda yo mu Gifaransa ivuga ngo je me rappelle des conseils que donnait mon père, regarde à gauche et à droite, juste en bas tu traverses. Oui mais papa, tu sais, je garde pas tous mes malheurs, mes malheurs à l'air. Je n'ai pas prévu les coups, mes ennemis sont derrière. M'arrête en moi, je suis né ici. Je vous fais des raisons, m'a dit c'est ainsi. M'arrête en moi, j'avais découvert la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ancien. Wavuga nyine ngo uzajye ubanza urebe ngo njya nibuka inama data yangiraga mbere, akambwira yuko mbere yo kumbukiranya umuhanda uzajya umuntu akabanza akareba iburyo n'ibumoso, akavuga ngo papa ndabizi ndeba hose ndetse no mu kirere, ibintu nk'ibyo nyine. None nanjye ngiye kubanza kugira umuhanda abanza kureba hepfo no haruguru. Anyway guys, ino niyo vlog ya nimugoroba ya nijoro nkoze ya mbere. Vlog zindi nazikoraga ariko manywa ntababeshye. Dore outfit zanjye nambayemo. Outfit. Ngo nageze ahantu hari amazu nyine nta muntu ushobora kunyataka. Hari inyuma mvuye kera batarashyira amatara ku muhanda bajyaga bataka abantu. Nigeze kubabwira ko mbere yari kaburimbo gusa ariko itarimo amatara ku muhanda, éclairage public, ariko nyuma baje nyine kuyashyiraho, bakoze bayivugure nyine bahise bashyiraho amatara ku muhanda kugira ngo yenda n'umuntu najya ataha yakererewe ibyo ntibimutera ikibazo, yenda ku buryo yahura n'ibibazo bakamugirira nabi. Nuko kuba bimeze.
Mare hano ruguru hari umusozi wa Huye tweze no kujyaho guys musubire inyuma murebe kuri vlog nagiye nshyiraho tujya ku musozi wa Huye. Ubwo rero hano ruguru sinzi uko bimeze ariko kiza nuko nataha. Let me go home. None uwo muhanda nyirizina nashaka kujya mu rugo aho mba manuka gato ava ku muhanda principal nkagenda metero 400 cyangwa 300 nitahira inyumbwira nijoro. Ariko imbwa ntacyo yantwara, imbwa nazo zabaye imbwa. Kera imbwa zaryanaga ariko ngo ntayanyiyongoza sha. Yo hano hose aturanye kubera ko mu cyaro turyama kare nyine saa mbiri tuba twaryama. Iyo usigaye kigendagenda mu makarisi ariko nta kibazo nta muntu ushobora kunyongoza. Wow! Non. Ikibazo umbwira. Ya nta murara bazo. Hano mbabwira ibyerekeye na piramide ndetse na peri, gusa nyine ndababaye ariko na byiza da. Piramide yatsinze ibitego 2, peri nta gitego na kimwe yatsinze, kandi bihangane gutsinda no gutsindwa bibaho. Ngubu rero ngeze kuri gate y'ahantu nkodesha gute mfunguzo nurwo kuri gate urwo ku nzu nyirizina. Mukore subscribe kandi n'abayikoze ndabashimiye cyane. Good night. Ciao.